urongera ijwi. Amakuru yanjye ni meza. Witwa nde ngo byagenze bite? Yewe nitwaye Ingene Dativa. Ye mu mudugudu w'Imana akagari ka Kaguhu. Umurenge wa Kinigi akarere ka Musanze. Yego. Ikibazo mfite ngewe ni iki? Vuga cyane. Ikibazo ngewe mfite ni iki? Ngewe kubera ko nishowe ni mu cyiciro ciciriritse bambwiye ngo bazanangira mituweli. Ubwo bigeze aho ngaho noneho baravuga ngo barankura muri mituweli kubera ko mfite imashini kandi kubona na ndi baranije ntabwo ari inzu yanjye ubundi ikibazo cyanjye ni ikintu ko banze kunyubakira. Nuko ubwo asigaye noneho bigeze aho barangura ngo barazakunkura kuri lisiti yabo bazatangira nkoresha uko nshoboye nanjye nshaka mituweli ariko noneho gitifaza mituweli nayo nayibona iri kubura makeya nyihanganira nkoresha ibyo nkoreshaga noneho ninyibona nzayatanga. Ibyo ukoresha gubona kuvuga iki? Ira mashini umubonye hariya ariyo yarafungiye ku kagari. Yego. Ubwo noneho mu kwijana ubwo nkoresha uko nshoboye nanjye abantu baramfasha mituweli mba ndayongeye mba ndayitanze. Habaye ejo mituweli mba ndayitanze nangije kuyitanga abamaborodori n'ubu ndayifite. Yego. Noneho telefone mubwira gitifu nje kwa mudugudu ndayimwereka ura mu telefone amubwira ngo ari mu nama na mwanya afite ngo azaza none. Gitifu w'akagari? Gitifu w'akagari. Witwa nde? Yitwa Mukamurenzi. N'umugore? Komeza. Yitwa Mukamurenzi nibyo nabonye. Yego. Ubwo rero bibaye aho ngaho ubwo nibwo nagiye ngeze ku kagari ndavuga noneho nje gushyira amaguru ko nazanye borodori dore natanze amafaranga ya mituweli none mu mamaguru y'imashini kuko nako abana ndi mu nzu y'ingunde nizanyo abana bari kubura nakomeza kubura kandi nifite igikoresho kibahahira imba nkoresha ko nshoye nje ndabahahira ubwo ngeze aravuga ati nshaka ejo heza ntabwo ejo heza nagihari kuva nyingiraniye igikoresho kandi aricyo nagombye gukoresha ngo nshakemo iyo ejo heza nayandi hano nayakura imbamuye n'umugira neza aravuga ati kugira ngo wicwe n'inzara nabona bicwe n'inzara tugutwe tuguha amafaranga utanga ejo heza bago igikoresho cyawe ujaje urabona uko uhahira abana ubwo nibwo nagezeho maze kugerayo ubwo arambwira ati se none uzanye ejo heza ndayizanye arambwira ngo namusuzuguye mba yahise ambwira ngahita ngenda ndi kwiruka nkaje kuyizana none se ko nari mfite mu rugo ko ari abagira neza bayamaye nari ndakora iki ubwo abanshize mu kagari amaze kunshira mu kagari ubwo arankubita amaze inde wagukubise? Gitifu. Agukubita iki? Yankubise ingumu ankubita n'urushi. Gitifu uhe? Gitifu wacu umurenge wa Kaguhu. Umurenge wa Kagari ka Kaguhu. Yagukubise ingumi he? Yankubise hano mu mugongo ankubita n'urushi mu mugongo amirikira muri sare. Ntago wababaye ariko nubwo nababaye ariko yabinkoze. Hanyuma wabyakiye gute umuntu w'umubyeyi gukubitwa koko ubona uko udakoze ibyo ushoboye n'ibintu wakiriye ute? Yewe nihanganye nja muri sare nkuko yarabinegetse arambya ngo nimfukame kuri sima ndavuga ikora ko nahoze magazi ndi kubasorera ikibazo cyane ni nananiwe reka mbe magazi yanagupfakamishije arambya ngo nimfukame ara mu nconda kuri sima. Urapfukama? Ntabwo ndapfukama kubera ko byagenda kose twahamaze igihe kirekire tumaze kunanirwa nkoresha ko nshoboye ndahagarara. Mwari benshi? Ngewe nari ndi umwe ariko hariho n'abandi bari bahari. Hanyuma inaha bataratanze mituweli na ejo heza bafatwa bate? Bataratanze ejo heza usanga badafite umutekano kubera ko iyo ugiye gusaba sirifize kugira ngo bagukorere nk'ikibazo mbere yo kuvuga ati tanga mituweli nubwo natanze ejo heza ejo muye n'ikindi kibazo mwaje bakongera bakambaza ejo heza nta kintu banyakira natanze ejo heza mbese inaha nidutesheje umutwe umunota kundi nejo heza umunota kundi nejo heza twabaza duti se mwanjye natangiye gutanga ejo heza muri 2019 kugeza kuri iyi saha nta kintu bamurikira kigaragaza ko nangaga ejo heza noneho ndavunitse none igihe twazitangiye bizagenda bite? Ariko se koko yagukubise? Nge yankubise mu mugongo ntabwo urushi n'ingumi? Yankubise ingumu akubita mu mugongo ankubita n'urushi arambaraza ngo muri sara barafunga. Ati pfukama? Arambwa ati pfukama mu nco ndaza kukureba igenda shaki. Ninde wagukoze ibyo? Wabinkoze ni Gitifu umurenge wa Kagari ka Kaguhu. Gitifu wa Kagari ka Kaguhu niwe wabinkoze. Hanyuma wari ukikomeje uko byagenze ngo wamubwiye ko utarapfukama ko wahoze uhagaze hakurikiyeho iki? Ngiye icyakurikiyeho uwo bafatanyaga muri Rugeshi yaje niwe waje arambwira ngo ninemere ko ndi umunyabyaha ko nakosheje ngo bame ibyangombwa byanjye ndabuni rero nabwo ndemera ibyaha nakoze ahubwo reka mbabire ukuntu byagenze. Ntacyo nk'abaturage murasaba iki ubu ngubu?
nk'abaturage bari n'aba bakaguru turashaka kugira ngo batuvuganire be kujya baraduhohotera mu gihe duhuye n'ikibazo bakitwakirire be kujya baraduhora batubaza ejo heza kuko tutesaga umutwe bahora n'akabazo gatoya ngo n'ejo heza nta kintu bagukorera kandi turi kurengana kandi ejo heza ya buri munsi tukabaza n'icyo bayamaza n'icyo bazatumurikiramo bakakibura. None se mama hari abantu bagutwara imashini hari ababirebaga bari bahari ndetse hari n'umuhungu witwa Tuyimba hano wayimutwajije ayimujanira ku kagari baritwara mu ntoki. Ihangane gato inanga umuntu utaratanze ejo heza bigenda gute? Barazaga bakakubaza ejo heza ukavuga uti ndi kugashaka baba kwemerera kugashaka ukagashaka none buno bari gusanga kubaza mituweli waba utayigira umunsi bakajana ikintu cawe niko bishoboka ahubwo waba uri umuyobozi ugakubita umukecuru nkanje bagukubise byari mukecuru mpamvu twese kureba batubwiye ko wakubiswe byagenze gute wowe ukubita? Njyewe nagiye bangujije amafaranga mutangaga ni ikibanza gusa noneho nishura 51 iyi na kimwe none nzigama 51 baje kunyishuza ndababwira ndi n'umunema nari mfite naguze baragujanya banyerago ni n'inzu ndimo ni muri kwa kwimese n'umusarane ndimo ndi muri kwa gumese yaba ngabonye ndi nagubakisha inzu yanjye. Ninde wagukubise? Ni gitifu wangurubanya hariya. Yagukubise iki gitifu? Yangurubanye yarangweshe banyaguca aranguba mu kwisima y'umuryango ngo rikaje kumfunga. Warababaye? Ndababara ko yanyambitse ubusa ndi hamwe n'abakwe. Hanyuma ingutando azazamutse. Ni ibintu mwakira gute kuba muyobozi w'akagara bakubita nk'ababyeyi? None ndabizi twabigira dute kuko abantu batagira ko bigira ko basigaye muri barabasuzugura. Ariko se koko yarakubabaje? Narahamagara ku murenge ngamagara ushinzwe imibere y'abaturage ndi mbese ko mwambaye amafaranga ndi umutindi nyakusha ndafite ngakura kabasigarama 50 none ubwo none gitifu kaba yanguse ngo reka mfunge ndamubyira ndi nyambe kubusa ndi ngana na nyogokuru wawe anabambika ubusa none suguko byasinda wakwambara ubusa. Byakubabaje gute kumva ko yagusebeje imbere y'abakwe? Byarambabaje kubera kuko abakwe bari bahari. N'ubu gikomero bacyajya ufite? Ndagifite inzage cyane kandi nazihana kaza kansa imbabazi natamusabye imbabazi n'imbere ya Yesu tuzaziburana. Azagusaba imbabazi z'iki mama? Kuyanyambitse ubusa. Inde wakwambitse ubusa? Gitefu aranagukubita? Ariko kungubita ko kunguba ngana na nyirakuru ubukungana guco wanguba. Murasaba iki inzego zo hejuru mama? Uko zarenganura abantu batishoboye. Ngize ngo zirabagira ibishenjegeti niba batagira ikikorwa. Biragenda bite? None biragira bate? Kuko nari ukutwicisha imini waba uri umutindi udafite ikintu cyo mu ndoke ngo ndudaje kuvuga ikintu ngo bazi ikintu. Zirabamugaza? Zitatuma